Hello guys, welcome back to Look Auto Lab. It's been a while. Nizere ko meze bon. Urira kakanya ushobora kuba uri kureba iyi video ukibaza ngo ese uyu muntu arimo arakora iki, kuki bino bintu ari kubikora. Niyo mpamvu nanjye rero aka kanya ngiye kugusobanurira impamvu ibintu arimo arakora tubyita body work. Ni koko tuba turi guprepara imodoka mbere yuko dutangira kuyikora ibintu by'amarangi. Impamvu rero umuntu ariko narimo arakoresha aka kamashini nta yindi nuko iyi modoka abantu bari barayikoze ntago bari barayikoze nkuko bikwiye, bari bashyizeho mastique byinshi cyane bidakenewe. Rero twebwe umukiriya yarayizanye natwe ngo tuyimukosorere tuyimusubize ku cyangwa nkuko dusanzwe tubikora. Niyo mpamvu twebwe rero hano twakoresheje akamashini kugira ngo tubanze duharureho mastique zose zari ziriho, noneho nyuma tuzabashe gukora imodoka ku buryo izaza imeze neza, hari akamastique gake kandi body yawe yose iri fresh gutya. naho kuribona arimo araharura agakureho ibintu byose by'ibyanda byari biriho. Ibi rero iyo bimaze kuvaho binatuma na mastique yongera kujya ku modoka iba ari nkeya, kandi ntabwo imodoka ikwiye kujyaho mastique nyinshi. Undi modoka yakabije yagakwiye kujyaho nk'igikombe kimwe. Rero iyo bigeze hano aba bantu bari barayikoze mbere bari bashyizeho nk'ibikombe nka 4, natwe byadutwaye iminsi 2 yose kugira ngo tubiharure tubikureho. Uri kubona ko yaharuye akagera ku ibati neza. Angahe imodoka izagaruka kabisa imeze neza smooth. Ibi rero impamvu tubikora ni ukugira ngo natwe umukiriya nazana imodoka ye hari udukosa yabonaga turiho tuyimukorera abone difference. Rero guys, ibingibi turabikora paka imodoka yose tuyiharure tuyikore ibyo mastique bya mbere byari biriho, twongere dushyira kandi gake, imodoka tuyikontrole neza, tuyizayitere irangi iwane izasohoka as brand new. Nawe rero nuzajya ufite imodoka cyangwa ugiye kuyiteresha ahantu, you making sure ko akantu bagakoresheje kugira ngo banze bakore ibi mastique byose byari biriho, imodoka yongera itangire imeze neza, igusubirana umubiri wayo w'umwimerero. Hano nk'ahantu nyuma hose hari harababaye, ariko dukoresha kano ga system imodoka inongera igaruke muri mode bimeze neza kabisa, ku buryo niyo wayikomanga uba wumva ari ibati riri kuvuga. Pana twakunda ukomanga ku modoka ukumva abantu wagira ngo ukomanga ku gikuta. Twebwe ntabwo tubyemera kabisa. So guys, igihe cyose wajya guteresha imodoka jya making sure ko imodoka yawe bakoresheje akamashini bagakuraho mastique byose bakongera bagatangira bushyashya kugira ngo imodoka yawe igaruke. Yes guys, rero mukomeze kunshyigikira, mume share, mume like, kandi mujye munama muri comment, mume my ideas, mumbwira ati wenda turifuza ko twereka imodoka bari kuyikorera iki, turifuza wenda kumenya ukuntu bakora iki n'iki, ati umuntu wenda ambwira ati imodoka yanjye wenda kiyo nyakije bivuga gutya, si ikibazo ni iki, mbusobanurire mbabwira ibintu ukuntu bimeze. Thanks, keep on sharing, like and subscribe.